muraho neza mwese, ni karibu kuri channel yitwa Alincho AIX. Nukuri ndabashimira cyane, ndabashimira ku bushake bwanyu cyangwa se ku bwitange bwanyu muhorana. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi nje kubaganiriza nanone kuri AI. Nje kongera kubabwira ko AI ari umufasha. No kuvuga ngo ubushize duherukana mu kiganiro cyatambutse, ndi kubabwira uburyo butatu bwo AI ishobora kudufasha muri ubu buzima. Niba utaragikurikiranye no kuri wongere usubire inyuma urebe icyo kiganiro, urebe uburyo AI ishobora kudufasha muri ubu buzima. Kandi uyu munsi nanone ndabagezaho uburyo butanu AI cyangwa se uburyo butanu bukomeye cyane, uburyo butanu AI ishobora kudufasha bukomeye muri uyu mwaka wa 2025 kugira ngo turusheho gukora, turusheho kuzamura ibikorwa byacu kandi tugakora ibintu byihuse kandi neza ndetse ntidukorere n'ubusa. Yego, ni karibu rero we tugiye kubana muri iki kiganiro. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Reka dutangire. Tugiye gutangirana n'uburyo bwa mbere bwitwa ChatGPT. Ubu nari nabuvuzeho mu buryo bwashize, ariko ndongera kandi kantu kitwa Gemini. Iyi ni tool ya mbere ishobora kudufasha mu buryo bwo gutegura za assignment, mu buryo bwo kudutegurira scripts, emails ndetse na business plan, byose mu gihe gito cyane. Urayibwira igitekerezo cyangwa se uyibwira icyo ukeneye igahita igufasha. Niba uri umunyeshuri cyangwa se uri content creator nkanjye, ukaba ushaka kubikora kinyamwuga, nyamuneka ifashishe ChatGPT, iragufasha mu masaha make. Uburyo bwa kabiri rero ni uburyo bwa kabiri bwitwa Canvas AI. Canvas AI yo ikora ibikomeye. Ushaka gutegura thumbnails zoroshye, poster cyangwa se logo cyangwa se design zose wifuza, wandika igitekerezo cyawe gusa, hanyuma mu gihe gito itiguha graphic nziza cyane mu masegonda make. Hari indi tool ya gatatu yitwa CapCut AI. CapCut AI yo noneho igufasha gute? Iyi ni nziza cyane ku bantu batangiye gukora video. Ikora edit, ikagukorera caption automatic, ikagabanya urusaku ndetse ikanaguha template za video zijyanye n'igihe, muri make za kijyambere. Nyamuneka ushaka gukora video igezweho koresha CapCut, niyo yashobora kugufasha. Ubundi buryo bwa kane bwitwa Notion AI. Iyi yo noneho igufasha ite? Iyo irarenze, igufasha mu gutegura ubuzima bwa buri munsi. Mu kiganiro cyashize nababwiye uburyo AI ishobora kugufasha gukora plan z'umunsi, uburyo umunsi wawe uri bugende neza. Hanyuma rero si ibyo byonyine, rero ishobora no kugufasha kugukorera plan, kukwandikira notes no kugushyiriramo imishinga yawe muri note, gukora note irimo umushinga mwiza. Hari abantu benshi twari dusigaye twifuza cyangwa se tukajya gutanga amafaranga ngo abantu badukorere business plan. My friend, mufite igisubizo. Koresha Notion AI. Iragufasha mu gukora plan, business plan nziza kandi yagufasha kugera ku ntego yawe. Ikindi, Notion AI igufasha kwandika no gutunganya ibitekerezo byawe neza cyane. Ni nziza ku bantu bakunda productivity. Yes. Hanyuma iya gatanu yitwa HeyGen. Igufasha ite? HeyGen ifasha abantu kandi ishobora no guhindura video zawe ikazishyira mu rundi rurimi. Abantu dufite ikibazo cyo kuvuga indimi nkeya, tukaba twifuza gukora video mu zindi ndimi. So mu butaha niba ubishaka uzambwire nkore ikiganiro cyanjye mu rurimi rw'ikinyarwanda, hanyuma mpindure video yanjye mu rundi rurimi rw'amahanga. Mu z'ukuri uzareba neza uburyo yagufasha mu gukorana n'indimi zindi z'amahanga, kandi ukoze cya kiganiro cyawe ijwi ryawe niryigere rihinduka. HeyGen irabikora mu buryo bworoshye. Murakoze cyane rero, murakoze cyane kureba iyi video.
nimba hari tour ushaka ko mukorera ikiganiro mu buryo bwagutse uburyo wayikoresha, kora subscribe, unyandikire muri comment, ndetse niwagire gukora like and share kugira ngo bigere ku bandi bantu batarabasha kumenya neza ko AI ari umufasha ukomeye. Hanyuma kandi ni ukuri bizatugirira umumaro kumenya gukorana na AI. Murakoze cyane gukurikirana izi 5 types AI zishobora kudufasha muri ubu buzima. Tuzasubira ubutaha nakagaruka. Ciao ciao. Content creator, come please, dukore amaboko mu mufuka. So ndumva ari byo ngibyo uyu munsi niteguye kubabwiraho. Tuzasubira muri zindi video zitaha. Murakoze.